reka mbere kuwamaye ubutumwa ukuntu nyine ujya kuvuga ngo nuze umuntu warangiza ukavuga isumbazi ibintu bye byose wanga ariko sha ewana sha reka nse mbabwize ukuri ntabwo ari ukuvuga ko ibintu yavuze ngo byangiye kubera ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukunda cyangwa kwanga, ariko hari ahantu umuntu akotora. Ni gute umuntu yifata akavuga ati uyu muntu simuzi, and then akaba victim, and then akanamushira hasi. Umuntu w'umumama nemera agashangiye cyokora kandi nzanamubwira uzamubona wari wese namwubahaga bitewe n'akazi kiwe nkanakubaha nk'umuntu w'umubyeyi ukuze ujijutse, ariko ahantu afata igitsina gore kigenzi kiwe akagishira hasi, hari ahantu hari yakotoye arya ngo nugutwika nugutwikira umuntu eka mutwikire basi, ariko hari ahantu gufata igitsina gore kigenzi cyawe ukagishira hasi ngo ibyakora ngo se ibikinisheje ari uburyo ugomba kubivuga musiri, you know. Hariya ntumiwe nimba utazi umuntu kubera icyo ugiye kuvuga ariya magambo yose buriya byari ngombwa, buriya ntabwo hariya byari ngombwa. Hari ukuntu wanabigumana ukazabimbwira turi babiri twenyine, ariko hariya mba ngo baravugisha ukuri, nanjye hano uzi ukuntu nzi kuvugisha ukuri, ariko hariya umva yaraburije. Kujya muri entertainment ntabwo ari kuriya bigenda. Abahanzi bose nta muhanzi n'umwe ari ukuntu no ntabwo biri right. Tina ngambwira nawe ngambwira ko nanjye nari nzi ko atanzi, basi yavuga ngo simpuza akikomereza nk'uko ahandi yikomerezaga. Biriya byose yashakaga yari ari kumamagara, ariko by the way so ibintu mvuga byose n'ubundi ibyo mvuga ntabwo bikunda, reka nivuge iki. Iyi ni imihanda uyijemo vuba garukiraho. Ntabwo njye nivanga mu bintu bya politike, ariko rero hano ni entertainment, so no ibeshye yayobye inzira yayobye inzira. Tugomba kubahana tugaca bugufi, ariko nta mpamvu yo kwinjirira umuntu just like that. Ko nanjye ntabwo nyamwinjirira cyangwa se sinigeze mwinjirira, ariko kuza akavuga amagambo nk'ariya nta kimwe pe usibye kumucishamo ijisho. Nta muntu ujya umbabaza sheri, iyo nababaye ntabwo njya mvuga se mugere ndi kuvuga. Ni ukuvuga ngo ntabwo mba mbabaye, ahubwo nuko mashaka kubabwira tu nanjye numbyukireho. Wagize Imana nuko nararyama ngo mbyukire ibumoso. Akoja murabasikama buriya umuntu abyukiye iburyo mbyukire ibumoso. Shamubuze murabasikama koko. Mano arakabije pe, niyihanga ngo umukecuru ngo bitewe koko mana umukecuru ni wowe. Nimba utashobora kureba umwana w'imyaka 22 ukatanya kumwita umukecuru, ntabwo ari izina ribi, ariko rero mbabarira ndakwigenza ntukampasa ahantu harehare cyane. Ntabwo hariya ndahagira nubwo rwose navumbutse nkaba muremure, ariko ntabwo bivuze ko hariya ndahagira. Bo afite 19 bajya bimbwira, ariko nuje 22
ariko nyine abantu bajya mu 18 19 nk'ibyo nyine ariko buriya ni konsa ariko nujuje imyaka 22 mpamvu kimeze cyanjye ya 22 ans oui shana naho hari indirimbo yitwa 22 mwese ndayibatuye bara mva bari babizi ko ngiye kuyigeramo ameze gute mukobwa mwiza shameze neza pe shameze neza mbega ubwiza muri kubona cyo kora kanze mbwi iyi foto imviri kubacishamo ijisho ni mwipatagura abakobwa barasaza ariko abakobwa ni insazi koko nubwo nanjye rwose ariko rero igitsina gore nimba ari urukundo ese rero urukundo ni urwahe bende imfura yawe ifite 18 no imfura yanjye ifite izuzuza 13 kandi ibyo ntabwo bikureba utangiye kwinjira muri business zawe zitakureba ibyo se bikureba hiki by'umwana wanjye utangiye kubara mbere ngo iki nakoreye imbere kandi ibyo ntabwo bikureba nimba utakoreye imbere kazi yawe I love you too chérie ngaho rero mubyuke abaretse kanze abundi basakuriza kanze mbakubitamo ikigoma sha mubyuke n'ubu nta kintu mwagezeho mwari ikintu mwisana wasanga ari hari abantu batigeze banarota ntakemeruka kuruta ariko ntabwo mbishaka njye bundi ndota ibintu byose naciyemo nta kintu ariko hari igihe binuburira nkarota ndi guhanuka ahantu harehare kandi nigeze manuka ariko ikintu nuko nirirwa ndwana n'intare nkazica umunwa nabaye Samson n'umugo nimba mutinya intare njye naninya kubera ko nanayirangije mu nzozi ese wagiye ubwira neza abakiriya abahe bakiriya ninde bababwiye ko hano ndi gucuruza ndabigenze abakiriya n'ibira bintu nkihaye ngo abakiriya ngo nabamishe ngiye kanza nguri umukiriya wanjye umva ugomba kumfata ahubwo ari ngiye nk'umwamikazi kubera ko niwe uba ushaka icyo mfite nzabavumba ibyahishwe naje kubihishura kandi umva mujye mubifata kandi ubwo utabifata nyine abana yararabujije nubwo abantu basigaye bavuga ngo ntibakunda ibyo mvuga ishyari n'ishyano barakura shango ntabwo bakunda ibintu mvuga reka nze mbabwiye nzavuga umunwa ntabwo ndi niyo nabikiragi sinashaka uburyo mbivugamo kubera ko hari umuhanzi navume w'ikiragire reka nze mbabwire mumbabagize nzavuga nzarekera napfuye kandi ntabwo mfite gahunda yo gupfa vuba vuba mubyumve mubyiteho n'abafite n'uwo mushinga ntabwo uzacamo barabuye biriya by'abantu bavumbura mukahita mubacishije ngewe rero squata naje nje kazi yako nimushake mu nyumve nzakizwa ryari mwebwe mwakijijwe muri gukora iki kuri TikTok mukizwe mwenyine kuko ni mwebwe mufite ikibazo ubuse ndakizwe kuti kandi nta kibazo njye nifitiye ngo nzakizwa ryari nzakizwa se ndwaye iki mwebwe mukizwe kubera ko ni mwebwe mufite ibibazo njye munyihoride njye nta kibazo mfite njye naje ndi kuvumbura nimba mutinya intare njye naninya kubera ko narayirangije mu nzozi
ese wagiye ubwira neza abakiriya abahe bakiriya ninde wababwiye ko hano ndi